injira arafunguye. Jenga noise. Jessica, ni wowe wanganye gutya. Mama ni njyewe. Ni wowe. Mwana wanjye rero yaragukumbuye amakuru. Mama. Jessica. Mama nizere utazongera kunsiga. Humura ntabwo nzongera kugenda. Amakuru yawe se? Mama waragiye ibintu byose birahinduka muri iyi nzu. Papa aragenda azana umugore tungana uzi ko twajyanaga mu muhanda bakavuga ni njye mukuru. Akagufata neza se? Yamfataga neza gute? Yajyaga ambwira ngo ndi ikimara ngo nta bwenge ngira. Nyina akanshyurira byinshi namvuye ku ishuri mama akankubita. Jessica, aho niwe kabaga ko mureshya ukagira ngo murangana ukamusuzugura. Jessica, ujye umenya ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi mwana wanjye. Ababyeyi bose ni ababyeyi. Wasanga baramusuzuguraga ukitwaza yuko mureshya ukagira ngo murangana. Jessica, oya ntabwo namusuzuguraga. Mama dufite n'umukozi hano uze kumubaza. Ntabwo nigeze namubwira nabi. Yajyaga ambwira ibintu nkabyumva mbese ibintu byose nkamushigikira. Akajya mbona ndi kumwe n'umukozi ngo wigize indaya ngo sishaka kuryamana n'umukozi akambwira nabi ibintu byose. ubwo ntiwajyaga umubwira nabi wowe? Oya. Cyangwa ngo witware nabi? Jessica, ujye umenya yuko umva umaze gukura, dore wabaye inkumi, umaze kuba umwari, ugomba kujya witwararika, sibyo? Mama nawe arahagika amaze kumva muzatuma ngujyana iyo mama wawe yagiye. Papa wawe se yabyumvisha bivuga hiki? Papa kandi nawe yaragiye. Bana yanjye yagiye ryarize? Yarambwiye ngo Jessica ngo ndagita twicaye muri sala kandi muri sala ambwiye ngo Jessica ngo wihangane ngo ngiye ku kazi ngo ndaza gutaha kare ngo turavugana ndavugana nakibamye bindi ibyo byo ngo ngiye ku kazi nkarutaha. Aragenda arara ndamuhamagara arambwira ngo zaze ejo. Ndategereza mbona icyumweru kirashize njya muhamagara akambwira ngo nyine Jessica ngo ndaje ndi mu kazi ndahita nkuvugisha. Ku birebana n'imibereho se papa wanyu yabyitagaho cyangwa yatereraga iyo ntabiteho akabiyongera, cyangwa niyo yagiye ashatse undi mugore? Ntabwo bizi niba yarashatse undi mugore, gusa njya muhamagara akamfata naba nshaka amafaranga yo kujyana ku ishuri akayampa. Akayanyuza kuri telefone yawe se cyangwa yanyuzaga kuri y'uwo mugore we? Akayaguha se? Yajaga yampa akayampa naba ari kunuka. Ku ishuri se biragenda? Ku ishuri njye niga neza. Ugatsinda? Jessica. Manjye atsinda. Nsigaye nzana n'amanota meza uwa mbere n'amanota meza. Okay, humura rero nanjye naje mwana wanjye, ntabwo nzongera kugenda, naje nje sibyo. Imibereho yo muri rugo niyemeje guhangana nayo sibyo. Manizera tutazongera kugenda. Oya ntabwo nzagenda mwana wanjye sibyo. Bikanze mamagara nuko zanagusuhuza. Njuga barame ihute hano ureba muri muri salo. Ninde dusuye se nyabo? Ngwino ureba mbese. Se noneho kamera mabusha. Yesa shimwe. Pazi. Amakuru Neza. neza. Jessica, uyu niwe mukozi mwazanye se? Ngode? Mama. Mama Jessica. Yego ni njyewe. Yego. Wowe? Ongera usuhuze nyabo. Neza. Bravo. Yego. Kirabana. Umva azaba umukobwa wawe. Nta kibazo. Yewe. Njuga. Ndumuzanye iki? Reka murebere kwaje. Banza gasamanzure. Yawe dacho. Yose Jessica.
n'umukozi ko mbona afite n'amagambo menshi murashobokana nawe nzi ko utoroshye ngiye ngenda muruta nawe se arakwihanganira agaceceka ntavuge ko mbona afite n'amagambo menshi yewe ni umukozi koko basi se akora akazi neza aragerageza ntabwo ameze nk'utwazanye bwa mbere we ari nteshamutwe ajya afatanya na wa mubyeyi wundi kumubita ubwo se akazi urakamufasha cyangwa uramutererana agakora amasuku wenyine ujya umenya ko umaze kuba umwari kandi umwari yirinda umwanda mwana wanjye dore umaze gukura njya mufashe ntagiye ku ishuri wenda nimba ubikora byaba ari amahirwe kaje akane ka pome tuba twinywera urabona ko izuba ritugeretse tumereye nabi ariko tuba tumeze neza byakagombye kuba neza ariko nitwa mama Jessica rero mama Jessica ntabwo nitwa mabuja Jessica ngaho usoma ubwo ndahamagara mama Jessica nitwa mama Jessica ntabwo ntacyo bitwa ariko nikazajya kanyisoba nyine ntukandenganye kuko izuba rimeze nabi ryatuma n'umuntu yisoba ariko muryoherwe nanjye reka mbengira gutya nari guhanagura ibyombo hariya kuko tubishyira mu kabati bihanaguye nanjye ubwo turagera tuganire yego urakoze uryoherwe mwana wanjye nisema aho wabaga habaga abana tungana habaga abana batoya bisanzwe bo muri famiye ariko amakuru yawe najyaga nyakurikiranira hafi nicyo cyatumye mfata umwanzuro wo kugaruka nizere utazongera no kugenda oya ntabwo nzagenda ariko namaze kumenya yuko ntabwo witwaraga neza 100% nubwo uri kubinyemeza ngo uriya mubyeyi wundi ngo yagufataga nabi nawe ntabwo uri shyashya niyo mpamvu nifashe nkagaruka kugira ngo mbashe gukurikirana imibereho yawe nk'umubyeyi wakubyaye sema ubaze njuga niba njye narigeze ntabwo najyaga mbese ibintu byose ajyaga mbwira najyaga mbika nabonaga papa ntahari ntabwo uhari ngiye na njuga gusa kandi nawe yaramwangaga twembe yaratwangaga njye rero tukiga inama yo kwirinda ntitunavuge twaga twicaye no muri salo rimwe kandi ngiye kureba mu gikoni cyangwa hanze ngo njuga arira iyo ngiyo ntabwo twageraga no ku meza nizere ko utamutukaga cyangwa ngo umwereke agasuzuguro ntabwo ari byiza dore umaze kuba inkumi ugomba kujya wubaha buri muntu wese mu cyiciro arimo sibyo ababyeyi bose ni ababyeyi ibyo bivuga yuko umubyeyi wese yakubera umubyeyi si ngombwa nyoko wakubyaye sibyo nizere ko wajyaga witwara neza ngaho mwana wanjye Rose Jessica ya modoka ya papa wanyu yarayigurishije kumeruka ngo yaheze mu igaraje yaje kuyigurisha cyangwa nta makuru ufite bose ajya mbwira ko njya mubaza akanga njya mubaza ibintu yarangiza agahita abica hirya agahita ambwira ibindi yangana amakuru yose tugiye kujya tuyakurikiranira hafi sibyo amakuru y'abana bo muri karitsiye bari aho nabo muri karitsiye si ubundi baje bagera hano bamubyeyi aje birukana ibaze yuko mfite n'inshuti zo twigana ntabwo bakigera hano umuhungu twakundanaga yaramwirukanye nyine sinzi uriya mubyeyi ukuntu ameze Rose Jessica watangiye gukundana ungana gutya ese mama ubwira inshuti ntabwo bibaho ugomba kujya witwararika rero urumva wabanaga n'umubyeyi ukambwira ngo ntabwo akwitaho kandi ikigero ugezemo ukeneye inama nyinshi ukeneye ubujyanama budasanzwe none watangiye gukundana n'abahungu ungana gutyo ese mama ubundi tugende ugiye kuruhuka turavugana nijoro Jessica ugomba kumenya ubwenge tugende ngiye no kukwereka aho uba wiryamiye baraza naryo rezansazi akoropa buri mwanya buri hose
numva nkeneye umuti ubundi urabona n'akantu nka miranzuyera ese ko ndoze izuba ryarashe wese ikaba itararasa bimeze bite? reka njuga nakoretse ariko se ko nkoretse n'agahinda karakureka. Njuga warangije gukoropa? Narangije gukoropa hano nyine hanze, harasigaye mu gikari ariko narangije gukoropa nibyo, ariko ibyo mu mutima byo ntabwo nabikorofye. Ako Njuga ujya umbwira ibintu bikantera gutekereza, nkibaza uburyo mwari mubayeho muri uru rugo, kuko hari ibintu ujya umbwira bikantera gutekereza cyane. Erega ujya umenya ko ari ku buntu bwanjye. Jessica ugiye he? ngiye kwa Bwiza. Ugiye kwa Bwiza gukora iki aya masaha? ngiye kumusura. Okay, genda ariko wibuke utahe kare, ujye umenya yuko umaze kuba umwari. nta kibazo ndihuta. navuga ko utari kumva. Bagiye kwa Bwiza ngo twase tugende ko buriya ikibazo kijya kiba bariya kubeshya umubyeyi biva ku kantu gato ugashitwa kibaye ikintu kinini. ibyo se kandi ubikura he wowe? urabona ko nyereye kuza ntubikoze. erega buriya umutima uri kuvuga kurenza umuntu, ariko byo nibyo da, urabona umutima wawe uzi ukuri. kunyiriza hano byagufashije iki? ntacyo natinze mu tuntu, aratuntu nari ndimo nibwo nari nturangije. umva ikintu naguhamagariye rero nk'iniga yanjye, ngiye nkubwize n'ukuri sibyo? kuva ejo n'umunsi wakurikiyeho mwana nabona umeze nk'umuntu wabuze amahoro. ibibazo byo ndabifite ibibazo ndabifite. ni iby'amafaranga mani ngiye nkuguriza. ndabyumva, ikibazo mfite ntabwo ari icy'amafaranga bro. nzi ko nagize ngo ikibazo ni icy'amafaranga, ngiye nzanye amafaranga. amafaranga se, amafaranga ndayafite. zabikera wampaye se ukumva akanya mbimaze. ubona Jessica atazagusaza. ikibazo ufite kuri Jessica ni iki? ikibazo ufite kuri Jessica ni iki? mfite ikibazo mama Jessica ntabwo ashaka ko mpuzana Jessica. urukundo rw'ukuri ni ruhuri igeragezo n'ibibazo, kandi ni nako rumera. icyo utawe unakizi, ugomba kwihangana niba uzi neza ko umukunda. mani uri inshuti yanjye ndabizi pe, nta kintu naguhisha. Jessica ndamukunda, ntabwo nshaka ko iwabo babigira ibyadanje, nta kibazo nshaka ko agira mu muryango w'iwabo pe. nawe uransetsa.
oya ntabwo ari ukugusetsa mwana ni ibintu biri seriye ujya unanungura none se mubaze niba uzi neza yuko Jessica mukundana sibyo ukaba uzi neza ko batagushaka cyangwa iyo ntabwo bagushaka mama we none se urumva bazabura gutongana gute nk'umuryango kandi uzi ko batagushaka si ugutongana no gushobora no gushiduka bari kumwirukana Jessica ndamukunda ntabwo ibyo rero mbishaka mu muryango w'iwabo ibyo ugira ngo bizabura none ntabwo rega nawe uri inshuti yanjye wangira inama urabizi ndi inshuti yawe pe nta kuntu mba nagize ariko byanga bikunde ni urabizi kwa Jessica barusha iwanyu ubushobozi sibyo mu gihe rero batagushaka ntabwo ibyo bintu bizigera bibura ariko ubushobozi ufite amaboko yo gukorera amafaranga nta mukunda uzabishyira muri mama wa Jessica na papa we Jessica makuru Jessica ntizi neza ko umutima wanjye ntabwo umeze neza Jasmine akomeje kumbana mwiza ni ibisanzwe cyane se mana yanjye amakuru y'aba mama ameze neza namubonye abasara igihe utajya gusenga abasara bose nta kintu yagutwara urabizi aba ari ibisazi kujya gusenga mani cyane nzi ko ari buzi kukwica mana yanjye we reka nkubwire sinzi ko nzigira nyine wa muhungu sumuzi ndamuzi dukundana nyine umva aramagitse nyine ntabwo nyibeze ko kuva twakundana yicaye mu nzu yacu kabiri erasa kunego ndi kumva urukunindira wese n'ubundi nkuru ngaho mbwira umva uriya muhungu rero ntiyakwemera na rimwe kwicara mu nzu ngo ashaka duhurire hanze kandi arabizi umuhungu duhurira hanze nta kintu kiba kirimo aba ari hano ku muryango inyuma y'irembo ubundi yinjiye mu rugo mama adahari ubundi duhurira hanze gusa nta bintu nabyo nabyo gusa ko mubashaka ikibama ntahari nabwo yabuze mu nzu nyama hari ku marembo noneho mva numva ashaka ibintu byo gukatira nyine ariko nyine ntangatira nta n'ibirenze se umwanya nta n'ikintu durira ubundi nta mafaranga agira naki ubundi se amaze iki umuntu atagora shikarete si ukumva akamaro katera ni uwo ku ishuri ukubona uko bereza bari gukomanga ni karibu Jessica Joe kuri kureba gutya nawe yagira uyitoza umurayitivu nawe uhari si ibisanzwe se kuri njye kwitonda yesi nyine wagirira minayitimo menya umukumbuye urukumbuzi se rwawe shana meze shana nzi ko utari buze naje ko nari mu rugo ndaba twumva mfitiye inkuru ese umushuti wawe yitwa Jessica bakugane muri Jessica Jessica numvise inkuru yawe inkuru yanjye yibwiwe nande arega inkuru y'urukundo igenda kurusha nyirayo Jessica uzaba akantu mubikire ibyo mubyihorere ahubwo ngwino nkwereka akantu mfasha hariya ikibazo umva ukuntu bigiye kugenda ahubwo yakubwira inama nyashuti yanjye ntabwo natuma ubura shira wawe uriya muhungu ni mwiza sibyo uriya muhungu umumenyi ukuze umumenyi ejo bundi nta myaka ibiri irimo buriya mba mbise mufata nk'inzererezi ni nkaho namubwiye gutya
ayayayaya komabuja aranyikoshya na telefone nzira ndanyereye agakombe yanywereye mabuja sinzira narase ndayifungura nte noneho ra ayayayaya mabuja kumuryame Kondo umukozi ta jana here nanjye nasera nk'umuntu uri ku kabarazi we abakire babayeho neza rwose yewe kayagiye wa mukobwa se asigaye mabuja asinziriye ibishyimbo byahiye hapa asa ntaragera akamwereye maje nanjye reka mbe nkora ubufindo mu rugo rwa mwabuja ninjye mukozi n'abandi ni ibifenesi rwose njuga we ni ibiki nanahora ntuvuge ko nahageze simvuge ko wahageze se niwe ugarutse amajesika araje none dore utangiye kugaruka muri uru rugo ariko ndabizi nibamenya ukuri ntabwo ubuzima bwabo buzongera kumera nk'ubwa mbere